Wow guys, iyi episode ntisanzwe. Za nyanya zimaze amezi abiri mu murima zeze. Iyi ni gihamya guys. Narabibabwiye ko nzakora ibishoboka byose ku buryo abantu bose bakunda ubuhinzi. Abantu bakamenya ko mu buhinzi harimo amafaranga. Ushobora kwambara umwenda umwe umwaka ugashira, ariko se wambara umunsi umwe utariye. Niyo mpamvu nkuko muri kubona izi nyanya ndi kubereka hano zeze. Hari ibiganiro nakoze batera, bashingirira, babagara, batera imiti, bavomerera. Ngarutse kugira ngo mbereke ko za nyanya zeze. Naciye bugufi guys, kugira ngo mbereke gihamya. Ndashaka abakunzi ba Mr Tech Rwanda kubaha akantu gasoza umwaka k'ubwenge. Ndabaha akantu gasoza umwaka k'ubwenge. Agronome Ferdinand yampaye ibiganiro bitandukanye. Iki uyu munsi nacyo nashatse kugikora ngo kibanzirize umunsi asarura. Kugira mbereke ko inyanya zeze. Muzi ibintu zihetse guys. Natungwa raho nabaze inyanya 50 ku giti. Ni ibintu byinshi cyane. Ariko se zibonetse mu gihe kingana iki? Ni mu mezi abiri gusa. Mu mezi abiri gusa atangiye gusarura. Mwumve namwe iyo business harandi wayikura guys, handi wayikura. Tugendana rero tuganire, aratubwira byinshi bitandukanye. Muraza gukunda iki kiganiro kubera ko ni ikiganiro kije ku inspiring, kije kuryoha. Ntago ari cyo kwiga guys, ntago tuje kwiga ahubwo tuje guciringa kugira ngo turebe ko nidukora ubuhinzi natwe uyu munsi uzagera. Nanjye nka Mr Tech Rwanda nzabutangira umunsi umwe. Icyo ndi gukora jewe niyemeje ni ukugira ngo abankurikira, urubyiruko, abakuru, abakorera leta bumve ko tugomba gushaka ibidutunga. Shaka ibigutunga gaye. Mu bintu umuntu akenera bwa mbere harimo ibiryo, harimo aho kuryama. Rero ndi mu kubereka ahantu ibiryo bishobora guturuka. Turi mu kwezi kwa 12 agiye gukora ku ifaranga. Ese wowe uzarikora uri kuye hehe? Ushobora gukodesha, ushobora kugura umurimo ufite amafaranga, ariko icy'ingenzi ni ukutangira iki? Ubuhinzi. Agronome Ferdinand reka tuganire nkuko yabigiye abinyemerera. N'uyu munsi atubwire nikigiyemo uzakora ubuhinzi bw'inyanya, niki kinazibandaho, ese challenge zirimo. Ni mu magambo make tugiye kubyumvamo, ubundi twese kabifuriza n'umwaka mushya muhire guys. Stay tuned. Ferdinand mwongeye kwirirwa? Mwiriwe neza. Mu minsi myinshi. Ntago ari myinshi cyane. Nari maze icyumweru ntagera hano cyangwa kirenga. Kirenga ho gatoya. Yego. Ndagira ngo mvuge icyingenza no kuyo tuganire. Nashatse kuzagusura izi nyanya zeze kugira nereka abakunzi ba Mr Tech Rwanda. None nshimishwe no kubyo nagiye mbabwira ko zerera amezi 3 zivuye ku aho waziguriye ari byo, kuko zimaze amezi 2 hano muri uyu murima. Niki kiri ku mutima Ferdinand? Nibyishimo. Nibyishimo. Yego. Aha, bimeze bite subwo? Oya biragenda neza rwose nabirezere. Nubwo nahuyemo n'ikibazo cy'ikirere, izuba rimaze iminsi namwe muraryibuka. Murarizi wenda kakavura kabonetse. Ntago ari uko nabiteganyaga, ariko nta kibazo mfite mu gihe. Nta kibazo pe. Nta kibazo mfitemo. Niki kintu wabwira umuntu? Kuko ntago naje ngo twigishe, ahubwo hari umuntu uzareba iki kiganiro bwa mbere cy'ubuhinzi bw'inyanya kuri Mr Tech Rwanda. Niki kintu wababwira abantu bakunda ubuhinzi cyangwa se batarajya mu buhinzi? Oya, ni ubuhinzi niba bujyemo bakura amaboko mu mifuka. Cyane cyane ndabwira urubyiruko. Ndabwira urubyiruko cyane. Yego. Reba nyuma y'amezi 2 muri no murima. Tuvuye mu buhumbikiro. Kuko ubwo ngo n'amezi 3 arengaho iminsi mikeya. Tuvuye kuko hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9. Izi nyanya zagezemo hano ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10. 12 z'ukwa 10. Mwumva ko n'amezi 2 hano zimazemo. Nukuvuga ngo icyo nababwira, gushaka amafaranga ntabwo ari ibintu biremereye cyane. Yego. Ni ugushirika ubute, ukabiha n'umwanya. Ubwo rero dufata umwanya wacu. Yego. Umwanya wacu tubihe n'agaciro. Yego. Hanyuma turaza gukiryita ifaranga. Aha, mu mezi 2 zimaze zitewe hano, niki kintu wigiyemo cyase niki cyakugoye? Bwa mbere ikintu cyangoye bwa mbere, nigeze kubabwira ikijyanye no gusasira. Hari igihe imvura yigeze kunkanga, nagarutse nsanga hanga bimeze nk'ibyondo. Inyanya zatabamye zagize gute. Ni ukuvuga ngo icyo nigiyemo cya mbere ni ibi bijyanye n'isasu. Yego. Icya kabiri ni ikijyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Yego. Izuba ryo mu minsi ishize ryarankanze cyane. Ni ukuvuga ngo umunsi ku wundi nabaga niteguye kugira gute kuvomerera. Ni ukuvuga ngo mu gihe winjiye mu buhinzi bw'inyanya,
ntago ari nk'ibishyimbo uterera hariya ukavuga ngo nzabagara, nta miti nzatera ntaki. Ni ukuvuga ngo icyo nigiyemo aha ngaha ni ukuvuga ngo ni ukujyamo witeguye neza, ntufate ikintu kinini ngo kizakuremerere, kuko ihindagurika ry'ikirere rishobora kugutera ibibazo birebire cyane. Urakoze cyane. Hari video nakoze ejo bundi mu minsi ishize y'inyanya, ntibuka umubare wahinze, wanyibutsa rya umaze guhinga ziri hariya hepfo mu kabande. Yego, reka nanagaruke kuri ako kantu. Aha ngaha nahinze umusozi, yego, mpura n'ikibazo cy'amazi, kandi buriya amazi ya wasake ntago aba yaragenewe kuvomerera ibihingwa. Yego, ariko nubwo wenda byamvuniye, ariko murabona umusaruro kugaragara. Aha, aho ngo icyo nase nigiraho rero niki, ni ukuhindura igiti hingamo, nkagenda nkahinga mu gikuka ahantu negereye amazi y'umugezi atemba. Nari hariya nahahinze, nanateganyije 2600, nari naguze udupaki tugomba kuvamo imyayi 2600, ariko wenda harimo izipfa, izo ngenda simbuza, ngo tuvuge ko harimo nka 2300. Yego. Aha hano ubwo wizemo ko ugomba gusasira. Ikintu cya mbere nizemo ko ngomba gusasira inyanya, haba ari mu zuba haba ari mu mvura. Yego, n'izi ngizi wenda tuzageraho mbereke. Natangiye ko mfite n'amahirwe, bari gusarura umuceri. Nukuvuga ngo ndi guterura umuceri muri karakabande mwabonye bitasasira, ni ibintu bizandyohera. Ni ukuvuga ngo hariya witezemo umusaruro uzaruta izi ngizi cyane. Ko ntuzi n'izi ngizi zeze cyane. Oya, ntabwo bafite. Oya, zirebe. Ndi kwibaza. Oya, camurebe ko nduzi zifite umusaruro ushimishije. Yenda iyo turi gukamera abantu ntabwo bashaka kubyemera, kuko gyaraho nabaze inyanya 50 ku giti. Hariya ntabwo zaba ziryoshye cyane kurenza izi ngizi. N'izi ngizi ntabwo zoroshye. Ntizoroshye, ndi kwibona. Oya rwose ndagendera. Ndi kwibona mu minsi mikuru ya Noheli, bizaba ari ibintu bishimishije cyane. Oya, ntabwo bafite pe. Hari umuntu rero ugiye kureba ino video bushyashya nakavuze. Ni nk'iki kintu wamubwira, dufata urubyiruko, dufata abakuntu bakorera leta, mbese umunyarwanda wari wese wamubwira nk'iki Ferdinand? Ndagira ngo mbaze shimire Mr Tech Rwanda. Yego, rwose oya, mujye munayikurikirana cyane, kuko ahangaha ntabwo twebwe tuba turi mu kubeshya cyangwa mu bajya babyita buri montage harya. Gutwika. Aha ntabwo turi gutwika pe. Abantu twagendanye urugendo bari kubibona, n'umurima n'umwe bari kubibona. Yego, ni ukuvuga ngo abantu njyewe nshaka kubwira cyane cyane, yego, ni umuntu witinya. Nidufata umwanya dushirika ubute, yego, two no gutinya. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ni ikintu kiremereye kirimo n'iki. Yego, ni uko wenda nahuye n'izuba, ariko tunibuke yuko no mu gihe cy'imvura nabwo bita binsaba iki, ya miti. Ni ukuvuga ngo nta kuryama mu rugendo rw'amezi, wenda iyo nkiri muri pepiniyeri, kwa kumba nashyizeho amashidinete, ziba ziri safe, ziba zifunze ku buryo nta kibazo zahura nacyo. Yego, uko kwezi ko ntabwo bakuntera. Nyuma yaho rero maha ngaha mu murimo ni ugushirika ubute, ukabiha umwanya. Ni amezi 2 n'iminsi 60. Rwose ni ibintu byoroshye cyane. Ukaba witeguye iyo miti, ukaba witeguye gusasira, ukaba witeguye gushingirira, ukaba witeguye buri kintu cyose. Ikirere gihinduka uhangana n'imiti, ikirere gihinduka uvomerera. Yego, hari abantu bagiye bandika komantere, impamvu iki kiganiro ntabwo ari niho gusubiza utubazo, kuko ugeze mu gihe cyo gusarura, nubwo watangiye guhinga izindi, ndabizi abahinzi ntibicara. Ntabwo twicara. Ari uno munsi nicaye. Uyu munsi ntabwo bafite jewe. Urakoze cyane, biragaragara. Ndabona muri Noheli bazazirya. Muri Noheli ubu se dufashe urunyanya urunguru, yego, cyangwa se fade bahangara, reka mbyereka. Udore nguru. Yego, ndarinda njya muri Noheli kwakora iki? Reka unasaruye. Wasaruye, biragaragara. Noneho ikintu ngiye kubaza rero, hari umwanditse komantere arabaza, izi inyanya zera mu misozi miremire? Inyanya zera mu misozi miremire, ikintu abantu bajya bagirira ubwoba, imisozi miremire ni igihe hakunda kuba hari ibibunda. Yego,
hari imbeho igihaza nk'abantu baba za Nyaruguru bayita ngo ni nyababa. Iyababa. Ni iyababa. Yego. Kwa kundi bicamo ukasanga ibintu byahiye. Yego. Abo ngabo ndabamara impungenge rwose, bigira ubwoba. Imiti irahari. Yego. Imiti irahari. Yarindi iyo mbeho. Yego. Ni ukuvuga ngo dufite za wariya, dufite za domire, dufite za kopa, oxyde de cuivre. Ni ukuvuga ngo iyababa ni maladie fongique buriya se iterwa iza cyane mu gihe cy'ibibunda n'imvura nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero aho tugomba guhangana naho kandi tukera. None se aya ni amasoranase. Yego. Ni mu bwoko inyanya ziri mu bwoko bwa reka nkoreshe terme technique n'amasoranase. N'ibirayi buriya birimo. Yego. N'amapavuro n'ibinyomoro. Kandi nzi neza ko mu misozi miremire tuheza ibirayi. Kubera iki? Ni ukuba wicaye ukaba uhanganye n'iyo mbeho n'iyo mvura. Naho ubundi rwose imisozi miremire inyanya zirahera zikanera neza. Wenda iki akantu gashobora kuzamo gato cyane kubera ko haba hakonje. Buri ahantu haba ubukonje, igihingwa cyera gitinzemo gatoya. Yego. Cyera gitinzemo gato kurusha hashyushye. Ngira ngo nk'abantu turi mu majyepfo. Yego. Buri abantu b'iburasirazuba badutanga kwezi iki ibishyimbo. Yego. Nubwo bajya bagira izuba ryinshi, nubwo wenda natwe twarigize ku buryo budasanzwe byabaye mu gihugu cyose, ariko ahantu hashyuha hera vuba, ahakonje hakera hatinzemo gakeya. Naho ubundi ibyo guhangana nabyo n'ikirere ugomba guhangana nabyo byanze bikunze kandi ukeza. Ndashaka kwibaza ikibazo. Hari abantu benshi bazareba kino kiganiro kandi nabo ndabashimiye abantu tugendana mu rugendo rwa buri munsi. Nk'iyo ukurikije uko witegaga kuri ntangira navuga ko ziba ndende, uko wasanze ari ndende, uko twabigiye tubivuga koko niko bimeze cyangwa ntabwo ariko bimeze? Turagendana hano gatoya. Nubwo nakubwiye ngo ndaza kuvuga izisa n'iziryamye ni uburemere. Yego. Uraza kubibona wenda n'imvura yaciye ejo bundi irazimanura. Ariko oya dore ntimpagarare jewe. Yego. Ngo ndeba neza. Ndeba neza. Izi nyanya zirazamuka. Rwose. Ikibazo nahuye nacyo cyanaremereye. Ari nacyo cyatumye wenda zitakomeza kugira nubwo ari kubona zikizamuka. Ngaha dore ngizi imbuto zibona. Ni ikibazo cyabaye izuba ryinshi. Naho ubundi izi nyanya rwose zirazamuka. Ngira ngo ujyane duhagarare turebe zirebe neza. Zirebe ni ndende. Ariko ikindi kizi nyanya tugende nkaha ngaha wenda urahita ubibona. Dufate nk'izi nyanya. Reba uburyo ruhunzemo. Oya nyegera neza nta montage shaka. Yego. Reba uburyo ruhunzemo. Urunyanya rwakagumye kuba ruzamutse. Ngira ngo abandi mu muzika gashumi. Ubu urabona uru runyanya wapfa kuruzirika rukaza n'ibiro rufite rukaza ntabwo rwaguma ku giti. Yego. Kuko ziraremereye pe. Ngira ngo tugendane hano ugenda ureba nawe. Ureba ubunini bwazo, ureba uburyo zihunzemo. Yego. Urebe uburyo zisamo. Reba nkaha ngaha. Ubu urambwira ngo reba nkaha. Ndebera nkaha ngaha. Yego. Reba nk'uru runyanya rurengeje garama rufite nko muri garama 125. Hari ubwo naciye ejo bundi ruto kuri uru nguru rurengeje garama 100. None ufata inyanya 10 ubwo ziba zabaye kilo. None ufata urunyanya kuntu ruba rukomeye, ntabwo ruba rukomeye cyane nk'igiti. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ruramanuka. Reba kuntu zahunze nawe. Kuntu zahunze. Uvuga ngo ibisubizo nuko zizamuka. Oya zirazamuka. Yego. Icyo nicyo nshaka kubaza. Yewe rero uyu munsi ntabwo nashatse ngo amasomo abe menshi. Narije kwerekana ko inyanya zeze. Oya n'abatarakurikiye amasomo bambabarire rwose bajye kuri Mr Tech Rwanda. Sibyo? Tugendane dufate ikiganiro kimwe ku kindi kugira ngo
hatazagira umuntu ujya mu buhinzi agasa nk'uhuriramo ikibazo, nuhura n'ikibazo ati wa mugoronome yaratubeshye cyangwa se dutangaza inkuru zitari zo. Nitugende dukurikirana ibiganiro, utarabikurikiranye abisubiremo yiga nawe akirigita ifaranga. Aha, y'amafaranga iri bubijyemo, ndashaka kuzaza gusura bari gusarura muri icyo gikorwa. Turi gusarura. Ibyo ndabishaka kugira ngo nacyo nzakerekane, ariko sinzi icyo wabwira abantu muri izi mpera z'umwaka wa 2025 bitavuze mu buhinzi bw'inyanya gusa, ariko no mu bigendanye n'ubuhinzi, kuko nakwifashishije kugira ngo umfashe mu cyifuzo nagize cyo kugira ngo abanyarwanda bumve ko icyamubesha atari ugushaka akazi gusa, ahubwo hari n'ibyo yakwikora ariko giye mitamo kubyerekana mu buhinzi. Oya, reka hari akantu wenda usa nk'usimutsemo gatoya. Ntabwo akazi nako tuzakareka nk'abakozi ba leta, umwarimu iki, nk'ubu tugiye mu biruhuko. Biruhuko biraza gufata iminsi nk'ingahe. Uzi ko muri iyo minsi wafata akanya ukaba uhumbitse, ukaba uziteye, ntidufite ukwezi kurenga, ukaba witeguye, ukaba uzishingirira, ukatugisha inama, ariko ukaba wahumbitse. Kwa kwezi dufite ko mu biruhuko tukaba byibura twahumbitse, sibyo? Tugahumbika, tukazatangirana n'igihe cy'amasomo yacu tugira gute, twateye. Hanyuma ibindi ni ibintu byoroshye cyane, tukakurikiza inama tugirwa n'abagoronome. Si njyenyine mbona, ariko usibye ko nanjye mu mwanya nawubaha nta kibazo, ari kumpamagara ari iki, nta kibazo. Ikindi cya kabiri, abantu bifuza umusaruro. Ngira ngo izi nyanya murazizi, nakunze kuvuga ngo abamama barabiturusha, baturusha isoko, tubyemere. Ngira ngo nibo bazi tubyata ngo kwa presiye, gushima cyakunenga. Ni ukuvuga ngo izi nyanya ni karibu, nta busembwa zifite. Bantu b'amahoteli, bantu b'amaresitora, gihe cy'amasarade, ubu tugiye kujya mu minsi mikuru, twishime iminsi ya mikuru ya Noheli n'ubunani, kubemera Noheli n'ubunani bwo turuhuramo muri rusange. Ndagira ngo rwose ni karibu, komande mukayimpa nkabafungira, waba uri na hehe tuzabivugana. Yego rwose. Urakoze cyane, ndagushimiye ku kiganiro cyiza umpaye, ariko nanjye ubwira abakunzi ba Mr Tech Rwanda ko ibyo nagiye mbabwira ni ukuri. Ubuhinzi bw'inyanya bwagera aho bukugeza mu gihe waba bukoze neza, mu gihe waba bacunze isoko, atari ukuvuga ngo ndahita mbikora uko niboneye, kuko ugomba no kuvuga ngo izi nyanya nteye igihe zizerera ntabwo zaba ziri ku isoko ari nyinshi, ako nako mukagendana. Rero ntatinze reka mbashimire, murabona ko zeze, nicyo gihamya nari ngiye kubereka. Ariko nababwira guys, mureke dukore ubuhinzi, ariko tubukore twasomye, tubukore atari bya byo kuvuga ngo ni ukubyuka ngende bihinge ariko ntazi n'impamvu bihinze. Ako niko nanjye nakongeraho. Ubundi abasaba gukora subscribe, like na share. Umuryango uri kwiyongera, nimba uzi mwene wanyu nawe ushobora gufasha ku buryo akunda ubuhinzi, nawe wamusharinga amavideo ya Mr Tech Rwanda. Hari igihe nzajya nkora n'andi mavideo atari uko nagiye ku murima, ahubwo mbahe nanjye utuntu twinyurabwenge, reka mbyite inyurabwenge, ku buryo namwe muryoherwa. Ndabakunda rero, murankunda. Iyi ni video imwe ndi gukora mu zisoza umwaka. Stay tuned.